Mr. the President of the United States, Donald Trump. Bwana Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, banyacyubahiro bagore namwe bagabo bagize intumwa z'ibihugu bitandukanye. Nkuko tumaze gushyira umukono wacu ku nyandiko ishyiraho amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere, kubw'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo magarariye hano, ndabashimiye cyane ndetse nkaba mfite ibyiringiro bikomeye. Icyambere ndashaka kubivuga mu buryo bw'icyubahiro gikwiye. Turashimira cyane Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump. Ndashimira kandi inzego z'ubuyobozi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nkaba nanezezwa no gushimira abaturage ba Amerika ku ruhare rukomeye bagize mu koroshya no gutuma habaho ubushuti n'ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iy'u Rwanda. Ku bw'ayo mashimwe nkaba nongeraho abafatanyabikorwa bose bo mu karere ndetse n'abandi ba mpuzamahanga, kuko kubera kwitanga kwabo no gukomeza gushyira imbaraga muri urugendo babashije gutuma ubu ari igihe cy'ingenzi cyabayeho mu nzira igana ku mahoro arambye. Mbere na mbere hano dufite Perezida Joao Emmanuel Lourenço, Perezida wa Angola, akaba n'uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe. Tukagira kandi uwahoze ari Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, ndabona ari hano muri iki cyumba. Aba banyafurika babiri barakomeye cyane, nibo bari ku ikubitiro cyangwa ku ntangiriro y'ibi bikorwa bashyizeho amasezerano ya Rwanda n'aya Nairobi. Kandi nyuma yaho ndashimira kandi abayobozi bose ba Afurika bagize uruhare mu kudufasha muri uru rugamba. Ndizera ko kuko tugeze ku mpera z'uru rugendo, amasezerano ya Washington sandi masezerano yongeye n'impinduka ikomeye mu mateka, ahuza mu buryo bunoze itangazo ry'amahame y'amasezerano y'amahoro hamwe n'inyandiko yerekeye uburyo bw'akarere. Uru rwego rwo kubaka ubukungu bw'akarere tugamije guha abaturage bacu bose imyumvire mishya, icyerekezo gishya, aricyo kurangiza burundu umuzi w'ibibazo. Ibibazo bijyanye na violence, kwimurwa ku gahato, kutizerana no kwitana ba mwana, kugira ngo dutangire igihe gishya cy'ubushuti, ubufatanye n'iterambere rusange. Ku ruhande rwacu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatiye umwanzuro ku mugaragaro wo gushyira mu bikorwa mu budahemuka bwuzuye inshingano zose zikomoka kuri aya masezerano. Tuzabikora tubishyizemo ubushishozi, umwete n'ubunyangamugayo, kandi duhora dufite imbere yacu amahoro n'umutekano by'abaturage bacu, ubumwe bw'igihugu cyacu n'ubusugire bw'ubutaka bwacyo. Twizeye ko mu rwego rumwe Repubulika y'u Rwanda izubahiriza ijambo n'umwuka by'amasezerano twagiranye hano i Washington. Tukaba turambuye ukuboko twifuriza ubufatanye bw'amahoro bushingiye ku kubahana, kutivanga mu bibazo by'undi no guhuza imbaraga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro, guhagarika inkunga yose igenerwa imbaraga zisenya no gutangira urugendo rushya rw'iterambere ririmo ubutabera n'imigabane ingana ku baturage bacu bombi. Ndizera ko uyu munsi ari itangiriro ry'inzira nshya, inzira igoye y'ukuri kandi isaba byinshi, kandi ntabwo yoroshye, ariko inzira aho amahoro ataba icyifuzo gusa, ahubwo abiminduka nyazo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakora uruhare rwayo mu bwubahane bwuzuye, mu bwitange ndetse no mu gukomeza, kandi ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo. Tuzakomeza kuba maso, dukurikiranira hafi ibishobora kubangamira aya masezerano, ariko ntituzaba
abateza ibibazo cyangwa abatazubahiriza aya masezerano. Tuzaba abareba ibintu uko biri, ariko kandi dufite icyizere gikomeye. Aya masezerano ya Washington y'amahoro n'iterambere agomba kuba ikimenyetso kidahinduka ku baturage bacu, kitandukana n'amateka y'amakimbirane no gufungura igihe gishya cy'ubufatanye n'amahoro arambye mu karere kose. Murakoze. Excellency Donald Trump, President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. Nyakubahwa Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banyakubahwa abaperezida b'ibihugu na za guverinoma n'abahoze ari ba perezida, banyacyubahiro bagore namwe bagabo, reka ntangize amagambo yo gushimira. Icyambere, ndashimira abagenzi banjye ba perezida b'ibihugu bya Afurika. Kuboneka kwanyu hano bigaragaza ko ibigeragezo dufatanyije bifite ubufasha bwagutse kandi bukenewe kugira ngo bigere ku ntsinzi. Ndashimira kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga uhagarariye nyiricyubahiro Emiri wa Katari. Uruhare rwa Katari rwabaye rw'ingenzi cyane mu kudufasha kugera kuri uru rwego tugezeho uyu munsi. Ariko rero ishimwe rikomeye cyane rikwiriye Perezida Donald Trump ubwe. Nta muntu n'umwe wigeze asaba cyangwa ngo ategeke Perezida Donald Trump gufata iki gikorwa mu nshingano. Akarere kacu ntabwo kigeze kajya mu bitangazamakuru mpuzamahanga kenshi, nyamara igihe perezida yabonaga amahirwe yo kugira uruhare mu kugarura amahoro yahise yihagararamo neza cyane adategwa. Uyu mubabaro umaze imyaka 30 urambye bingana gutya, twabonye ndetse dukora ibiganiro byinshi, imishyikirano myinshi n'ubuhuza butandukanye, ariko nta na bumwe bwashoboye gukemura ibibazo by'ingenzi bihari muri ibi bibazo. Perezida Trump yazanye imbaraga nshya, uburyo bushya n'umuvuduko mushya, byafunguye inzira nshya y'intsinzi n'impinduka. Uburyo bwe bwaranzwe no kutabogama, ntigeze ahwema na rimwe kwita ku ruhande rumwe ngo arusige urundi. Yakoze uko ashoboye kose ngo adutere umwete wo kureba ejo hazaza aho kureba ibibazo byahise, ndetse yadusobanuriraga ko inyungu y'amahoro ari iterambere ry'ishoramari, harimo n'iryaturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikirenze kuri ibyo, uburyo Perezida Trump akoresha bushingiye ku nyungu zifatika. Uyu murongo twanyuzemo ntiwagizwe intambwe yo kwishimira gusa. Ibi byose bigera no ku itsinda rye ryihariye, kandi hano ndashaka gushimira by'umwihariko umunyamabanga Marco Rubio na Masad Boulos. Ntabwo twari kuba turi hano uyu munsi iyo hataza kuba uruhare rwabo n'imbaraga bashyize muri iki gikorwa. Kubw'ibyo dufite inshingano isobanutse kandi ifite amahirwe menshi kurusha izindi zose twigeze kugira. Aya masezerano aduha ibikenewe byose kugira ngo uyu mubabaro urangire burundu. Nibura aya masezerano naramuka acunzwe neza cyangwa ibintu ntibigende neza cyane bigenda uko bikwiye, ntawe uzarega Perezida Trump, ahubwo tuzaba ari twebwe ubwacu, nitwe Abanyafurika dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu. Dushinzwe gushimangira no kongera aya mahoro. Hazabaho inzitizi n'ibihe bigoye mu nzira iri imbere, ntabwo bishidikanyaho, ariko u Rwanda ndabizi neza ntiruzigera rugira uruhare cyangwa ntiruzigera rubazwa
inshingano na zimwe rushobora kuba rutakubahiriza. Icyo nshobora kubizeza ni iki: intego yacu yonyine kuva kera na n'ubu ni uko igihugu cyacu kiba mu mutekano usesuye. Nyuma y'amateka mabi twanyuzemo, dushaka gusa kureba imbere, twiringiye ko hari ejo heza harangwa n'iterambere n'umutekano urambye ndetse uhamye. Bwana Perezida Habanyakubahwa, ndabashimiye ku buryo mwabyumvise. Murakoze cyane. Our only objective is and has always been for our country to be safe and secure after having endured so much tragedy. We now only want to look forward in confident expectation of a prosperous and stable future. Mr. President, Excellencies, I thank you for your kind attention.